Kurinda uruhu gusaza biri mu bintu bituma umuntu agaragara neza. Waba se ufata umwanya ugatekereza ku kibazo waba ufite niba bikugaragaraho, ugasanga ufite iminkanyari, ugasanga iminwa yawe iramanyagurika cyane, ugasanga ufite ibibazo byinshi byerekeye uruhu. Aka kanya rero kuba twaje kugukora kino kiganiro no kugira ngo dusige wenda hari ikintu ubashije kumenya ku byo wakora uruhu rwawe rukagenda neza. Mbere yo gutekereza ko wakoresha imiti cyangwa se ibindi bintu bigiye bitandukanye bifasha abantu gutuma uruhu rwabo rudasaza, hari ibintu ku giti cyawe wakikorera bigatuma uhora umeze neza, uruhu rwawe rutoshye nta kibazo, nta biheri, kandi ari ibintu wikoreye bitaguhenze. Bimwe muri byo rero nibyo tujya kukubwira, tugusaba gukora subscribe, ugakora share kugira ngo bigere ku bandi bantu nabo babona uburyo bworoshye bwo kugira ngo bahorane ubuzima bwiza. Ikintu dusanga ku mwanya wa mbere ushobora kwirinda mu gihe uri kurwanya kuba wagira iminkanyari ku ruhu rwawe, harimo nko kuba wakwirinda kujya ku zuba ryinshi. Izuba ryinshi riri mu bintu bituma uruhu rugira iminkanyari, bityo rero mu buryo bwo kwirinda ushobora kugumaho ritari kubasha kukugeraho, cyangwa se ugakoresha amarinete atuma izuba ritakubana ryinshi, ayo mu ndimi z'amahanga twita sunglass. Niba ushaka kurwanya kuba iki kibazo cyo kugira uruhu rufite iminkanyari cyazakubaho, cyangwa se bwo ukaba ugifite ariko ukaba ushaka kukirwanya, tugiye kurebera hamwe uburyo bwa kabiri wakoresha, cyangwa se step ya kabiri igaragaza ukuntu wenda wakikorera medicine hanyuma ugaca ukubiri no kuba wagira iki kibazo. Ku mwanya wa kabiri dusangaho kunywa amazi menshi ahagije. Umwuma mu mubiri uza ku mwanya wa kabiri mu byongera iminkanyari ku ruhu. Mu rwego rwo gutuma umubiri wawe uhorana ubushobozi bwo gukweduka ndetse no guhora uhereye, umubiri ukeneye amazi ahagije. Iyo umubiri wawe udafite amazi ahagije, uturemangingo dutangira gukanyarara, bityo iminkanyari ikagaragara ku ruhu hanze ndetse n'ibiheri, kuko ntabwo amazi abona uko asohoka neza mu ruhu. Ushobora kwibaza ute se nanywa amazi angana ate kugira ngo mbe nyweye amazi ahagije ashobora kundinda kino kibazo? Ushobora kunywa hagati ya litiro 1.5 cyangwa se 2, cyangwa se hejuru y'izo litiro 2 buri munsi. Aho ngaho rero unyweye amazi ahagije akagenda, usibye no kuri icyo kibazo cyo kuba yagukiza icyo kibazo cyo gukanyarara uruhu, kudakweduka k'uruhu ndetse no kuzanaho ibiheri n'iminwa isataguritse, amazi anafasha igogora, ugasanga umubiri umeze neza, amaraso n'inkari ugasanga usohoye inkari nziza. Urumva ko amazi afite akamaro kenshi, kuyakoresha rero urumva ko byagufasha usibye no kuri icyo kibazo. Rero inywera amazi menshi ahagije ufasha umubiri wawe ibintu byinshi cyane. Ikindi wakora, sinzira bihagije. Fata umwanya usinzire, kuko ibitotsi buriya ni ingirakamaro kugira ngo wirinde kuba wagira uruhu rukanyaraye. Kuko iyo uryama igihe gito cyangwa se kidahagije, umubiri utangira gukora umusemburo bita cortisol. Uyu musemburo ugabanya uturemangingo tw'uruhu. Iyo usinziriye amasaha ahagije, umubiri ukora umusemburo uzwi nka human growth hormone, ufasha uruhu guhorana ubushobozi bwarwo nko gukweduka, guhora rutoshye ruhereye, no kuba uruhu rutagira ibiheri ndetse n'izindi ndwara. Ikindi, irinde stress rwose, wirinde n'ikiyitera icyo ari cyo cyose. Irinde kunywa itabi. Itabi rigira ingaruka nyinshi ku mubiri, ritera kandi uruhu gusaza mu buryo butunguranye cyane kandi bwihuse, nko kuba rinagabanya amaraso ndetse n'intungamubiri z'uruhu.
izindi ngaruka z'itabi haba kuri iki kiganiro twari twabagejejeho ndetse no ku bindi biganiro bizagenda biza. Tuzabakorera ibiganiro bigaragaza ububi bw'itabi. Wowe icyo usabwa ni ukudukurikirana 5/5, subscribe, ukanasharinga. Ikindi kintu cya nyuma wakora kugira ngo wirinde uruhu rukanyaraye ndetse n'izindi ndwara nyinshi ku ruhu, tunasoza reka tubabwire ko kurya indyo yuzuye nabyo ni ingenzi cyane kugira ngo uhore ufite uruhu rwiza rukweduka, rudafite iminkanyari ndetse nyine ubona ko rugaragara neza imbere y'abantu. Mu buryo bwo kurinda uruhu gusaza ni ingenzi cyane kurya ibikungahaye kuri vitamine, cyane cyane vitamine A. Ni byiza cyane kwibanda ku mbuto ndetse mu gihe uri gufata amafunguro yawe, kuko usanga zikize cyane ku birinda ndetse n'ibisohora uburozi mu mubiri, ku ruhu muri rusange, antioxidants. Iki kiganiro mwakigezweho nanjye Sam. Turagushimira wowe ubashije kubona iyi video, by'umwihariko wowe wese ukora subscribe kugira ngo nidukora ikindi kiganiro kizakugereho, ndetse nawe ukoze share na like. Ciao ciao.